bavuga Imana bari mu muriro. Umwami witegereje aravuga ngo gacumi, ibyo ndi kureba namwe nibyo muri kureba. Ntako nabonye tujugunye abagabo 3 mu muriro, none ndi kubona umuntu wa kane. Hari umuntu wa kane wanyu bagusobanukirwe. Iyo kinoneho bashobora kuzasanga ndi muzima. Reka mubwire ngo nimba Imana ivuze ngo bazakubona uri muzima, nuko hari impamvu itumye ibikubwira, nuko hari ibyakozwe mu buzima bwawe bitandukanye bidasobanutse, ariko aravuze ngo bazakubona uri muzima. Impamvu bazakubona uri muzima nuko hari imigambi mibi bari bafite ku buzima bwawe, kandi iyo migambi yabo ikabifasha ubusa. Bari bazi ko urubyaro rwawe rutazigera rutera intambwe, ariko Uwiteka arambwiye ngo bazabaho, baziga kandi bazaminuza bitewe nuko imigambi yabo igiye gupfuza. Ariko mu guterana kwabo ntabwo igiterane cyabo ntacyo byafashe, ahubwo Umwami yarahindukiye arababwira ngo nimumbabarire murebe, nimumbabarire muze murebe nimba ibyo mbona ari byo namwe mwabonye. Bigaragara yuko mwibeshye ko Imana yaba abagabo, mwibeshye ko Imana yaba abagabo, mwayibeshyeho. Nanjye ndagira nkubwire ngo abantu barimo baribeshya ko Imana yawe iyatumye ubaho nta n'izatuma ukomeza kubaho, iyatumye uvuka nta n'izamenya n'iherezo ryawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Mazina nababwiye ko nitwa Uwihoreye Pascal. Umushumba, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 3. Uwo ni wo mugisha Uwiteka yampaye. Yesu nashimwe. Rero dusomeye ijambo ry'Imana. Nanjye munyemerere nongere risome, kuko iri jambo ni ijambo mpawe nyinjira muri iyi nzu y'Uwiteka. Ijambo uyu mwanya ugiye kumva, we kurireba nk'ijambo basomye gusa, ahubwo urirebe nk'ijambo Imana yashatse ko iganiriza umutima wawe, kuko ni ijambo rifite icyo rigiye guhindura muri wowe, ni ijambo rigiye kubaka ubuzima bwawe, ni ijambo rigiye kugira aho rikuvana kandi hari aho rigiye kugushyira. Aricyo nshaka kukubwira muri aka kanya, nkubwira ngo aho bagushize Uwiteka aje kuhakuvana. Igicaniro bagutambyeho Uwiteka aje kugikukuraho, kandi ubwo agiye kugikukuraho ntabwo ari bukigukureho mu banga, ntabwo ari bukigukureho mu bwihisho, ahubwo aje kukikuvanaho abanzi bawe babireba, abakurwanya babireba, abaguhiga babireba, abadashaka yuko uba babireba, babandi bumva yuko ntacyo ukimaze, bareba yuko hari icyo umaze mu gihe nk'iki, kuko Uwiteka hari abaje kuvanaho igisuzuguriro, hari abaje kuvanaho igisuzuguriro, hari abaje kuvanaho igisuzuguriro, kandi ubwabo bari bamaze kwiyanga,
Yesu nashimwe. Niyo mpamvu rero mubwira ngo fungura umutima wawe, cyangwa se ndagusabye muri aka kanya nyemerera ninjire iwawe, we kwemeza hanze, we kugumya kumeza hanze, kuko ndareba hari abafite imitima ifunze, hari abafite imitima yarangije kujya kure y'Uwiteka Imana, ariko ndumva ijwi rimbwira ngo emera ufungure umutima wawe, kuko uko ufungura niko Uwiteka aje kwinjira iwawe, we kureba uburwayi bateje iwawe, umaze imyaka wicaye mu burwayi, ntabwo ufa aho uri, ariko ndagira ngo ubwire ngo ibyo byose bohereje iwawe ni igihe Uwiteka aje kubivanaho, ariko arabivanaho, ariko ubashije kumwemerera akabasha kwinjira iwawe, akabasha kwinjira mu rugo rwawe, kuko ndabona ageze mu rugo rwawe hari ibyo ateguye mu marebe y'umuryango, ndetse reka mubwire ngo igicucucucu cyawe batwaye hari Uwiteka agitesheje agaciro, aho kibaye mu mwijima, aho kibaye mu bagome, aho uri kubyuka ukumva nta mbaraga, ariko numva ijwi rimbwira ngo hari imbaraga zimanutse mu rugo iwawe, hari imbaraga zimanutse mu rugo iwawe, kuko n'Uwiteka uje gukora mu buzima bwawe. Bibiliya yavuze ngo muri Daniyeli, ni muri Daniyeli tugiye gusoma, Yesu nashimwe. Daniyeli ibice 3 umurongo wa 24. Yesu nashimwe. Umurongo wa 27. Haleluya. Aravuga ngo maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abo bagabo. Bareba abo bagabo basanga umuriro utashoboye kugira icyo ubatwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Ndasubira. Yesu nashimwe. Ndasubira. Maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo, abatware b'intebe n'ibisonga, mu yandi magambo inteko yose yari yagize ute? Yari yatera. N'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abo bagabo. Gira mwene se ngo twongeye kukureba. Basanga umuriro utashoboye kugira icyo ubatwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Niwakumva umuriro ugira ute? Nibakumva umwotsi ugira ute? Nawe tekereza aba bagabo, nawe witekerezeho uri mu gikoni cy'iwawe, utekereze impumuro uba ufite igihe uri gucanisha iki? Ucanisha iki? Yesu nashimwe. Gira niyo wakwinjira mu rusisiro bahita bamenya yuko uvuye mu ziko, bitewe na ya mpumuro uba ufite yuko wari uri gucana utetse cyangwa ushyuhije amazi. Ariko Bibiliya irambwira ngo nubwo bwose bari bari mu muriro, nubwo bwose babarebaga, nubwo bwose babitegereje,
Sanashimwe. Abarindira inageza mwene sungo wimpunga. Sanashimwe. Unge munyegeze neza uri mu musoga uko arundi kubwira ngo wimpunga. Kibabaza guteranira ukaba wicaye gusa nta kindi kikwicaje ari ukugambirira gukora nabi, kandi warangiza ukareba umuntu n'amaso yawe abiri nta n'isomo ugize ute ufite. Ariko tsindwa mu izina rya Yesu ukizwe bwa kabiri. Yesu nashimwe. Haleluya. Barafatwa bajugunywa hehe? Mu muriro. Ariko nubwo bwose bajugunywe mu muriro, Uwiteka barindira hehe? Mu muriro. Niyo mpamvu rero njya kukubwira ngo nubwo bwose ibyo uri gucamo bikugoye, nubwo bwose intambara zihari ku buzima bwawe, ku mibereho yawe, Haleluya. Amen. Uiteka tubabarire. Haleluya. Amen. Sanashimwe. Amen. Sura mbonye angani garuka sinzi niba turabigenda neza. Siko kurese. Cyangwa muri buze kunyaga. Oya. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Sadraka na Meshaki na Abednego bari mu gihugu cy'uburetwa, ntabwo bari kuri gakondo y'iwabo, ntabwo bari mu miryango y'iwabo, ntabwo bari muri bene wabo. Icyo bitwemeza ni kimwe, nuko bari mu gihugu cy'ubunyage, ariko mu kuba mu gihugu cy'ubunyage ntabwo bigeze bemera ko Imana yabisuzugurwa. Ntabwo yigeze yemera ko Imana yabo iteshwa agaciro. Niyo mpamvu bahindukiye babwira umwami, nubwo bwose ushaka yuko turamye ikigirwamana yatawe, nubwo bwose ushaka yuko twubamira ibigirwamana byawe, ariko turagutangariza yuko bitigera bishoboka, nta naho bizigera biba. Niyo Imana yacu itadukiza, niyo Imana yacu itadutabara, niyo Imana yacu itadukiza ingabo zawe, ariko ntabwo twakwigera twunamira ibigirwamana byawe. Baheburayo bakomera ku Mana yabo, baheburayo bakomera ku Mana yabo. Yesu ati nimuhumure nikube namwe. Birateye yuko mu buzima bwacu tudakwiriye kuva ku Mana yaduhamagaye. Hari Imana yatuvanye, hari Imana itujyana, ndetse hari n'Imana idushaka. Aho Imana idushaka ni mu bubasha bwayo, aho Imana idushaka ni mu bushobozi bwayo. Nturebe uburyo bakwamaganye bakuroga ijoro n'amanywa, ariko ndagira mubwire ngo Imana yakuvanye mu mva yari yaba ariwe yacukuriwe, iguha ubuzima, iguha kubaho, ariko dore uragumya kwegera inyuma ushaka kuyireka. Ariko irambwiye mubwire ngo ukuboko kwayo kukuriho. Icyo njye mubwira nuko Sadraka na Meshaki, Bibiliya yambwiye ngo barangije barafatwa, barababoha, bitewe nuko banze kubahiriza kuramya ibigirwamana by'umwami. Umwami yarabitegereje yuzura n'uburakari, arangije ngo ahamagaza abagabo b'ibigango. Vuga ngo abagabo b'ibigango. Aho ngushaka ngo urushe imbaraga,
gushaka babandi badafite agaciro. Reka nkubwire ngo Satani yahagurikije abagabo b'ibigamba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko niyo bahaguruka ntacyo bagira ute? Ntacyo bagira ute? Ntacyo bagira ute? Bibiliya irambwira ngo barabahamagara, barangije ngo baraza, barabafata, barababoha, bagira ute? Barababoha, ngo barangije bajya ku muriro, bawuhindura inshuro 7. Uraka urongera uraka, uraka urongera uraka, uraka urongera uraka. Muri uko kwaka kwawo kumaze guhindurwa inshuro 7, barangije ngo barabafata. Mu kubajugunya mu muriro ntabwo bigeze bashya. Za ntwari na za ngabo nizo zahita zifatwa n'umuriro, zirashya zirakongoka. Muri uko gukongoka kwawo babona Saduraka na Meshaki bagenda mu muriro. Bagenda mu muriro, bagenda mu muriro, barabitegereza bari mu muriro, barabareba bari mu muriro, batambagira bakora defile mu muriro. Ntacyo umuriro babwiye, ntacyo batwaye, barawugendamo. Rikashakatana, ribokotona yakana, rikatana ya Uwiteka Imana utabara itorero. Ribokotona yakana, rekana ritabaye, zitaramaka kandi ndarirengeye. Ribokotona ya rikatana ya nemba mitunambara wo kunesha. Uwiteka Shadraka na Meshaki bajugunywa mu muriro, ariko mu kujugunywa mu muriro bagenda batambagira mu muriro. Kiramere suko bigira ubwoba ariko. Mubwire ngo bigira ubwoba. Mubwire ngo wongeye kubaho. Barabafata babajugunya mu muriro, ariko ababajugunye mu muriro nubwo bwose bari babyibushye, nubwo bwose bateruye ibyuma, nubwo bwose bari bafite imbaraga, nubwo bwose bari barariye barahaze, abandi batunzwe n'ibishyimbo n'amamininwa, ariko babajugunye mu muriro, ababajugunye mu muriro bose barashya. Bibiliya yarambwiye ngo bagenda bahinduka ivu. Baragenda bahinduka ivu, ariko umwami yitegereje muri wa muriro wahinduye inshuro 7. Ntabwo bamenya yuko mu guhindura umuriro inshuro 7 bari bari kwamamaza ubwami bw'Imana, bamamazaga gukomera kw'Imana, bamamazaga ukuri k'Uwiteka. Ntibamenya yuko babajugunye mu mbaraga z'ushobora byose. Umuriro urabakira, ariko barangije bagiye kubona, babona n'iminyururu yabarekuye, yabavuyeho. Iy'amaguru yacitse, iy'amaboko yacitse. Babona abagabo bari kugenda baririmba mu muriro bahimbaza Imana. Bava mu muriro Imana yadatse, Imana yadatse irakomeye, Imana yadatse ihindura amateka. Bavuga Imana bari mu muriro. Umwami witegereje aravuga ngo gacome, ibyo ndi kureba namwe nibyo muri kureba. Ntako nabonye tujugunye abagabo 3 mu muriro, none ndi kubona umuntu wa 4. Hari umuntu wa 4 uzakomeza igisekuru cy'iwanyu bagusobanukirwe. Hari umuntu wa 4, hari umuntu wa 4, niyo mpamvu birambwiye ngo niyo twaca mu
y'uyu munsi ngo bagiye kukubona uri muzima. Baraguhambye ariko bagiye kukubona uri muzima. Barakumaze ariko bagiye kukubona uri muzima. Barakuko utazigera uturuka uri ariko bagiye kukubona. Bagiye kubona uri muzima. Bagiye kukubona uri muzima. Uravuga ngo nta jambo ufite, ariko ijwi ry'Imana riramubwira ngo agiye kuguha ijambo. Agiye kuguha ijambo. Ndabona wicaye ufite agahinda, amarira aba menshi mu mutima wawe. Ijoro rikakubera amanywa aho kugira uryame gusinzire. Ariko Uwiteka arambwiye ngo imitego byaguteze ndetse n'uwo muriro waka mu mutwe wawe, ndabona umuriro ugurumana, ariko Uwiteka aje kukuzimya kuko bashaka ko wirukanka ku gasozi ukwezi kwa 12 tariki 2 ureba kwirukankije ku gasozi. Ahangaha wakwibaza ngo ni buryo ki noneho bashobora kuzasanga ndi muzima. Reka mubwire ngo nimba Imana ivuze ngo bazakubona uri muzima, nuko hari impamvu itumye ibikubwira, nuko hari ibyakozwe mu buzima bwawe bitandukanye bidasobanutse, ariko aravuze ngo bazakubona uri muzima. Impamvu bazakubona uri muzima nuko hari imigambi mibi bari bafite ku buzima bwawe, kandi iyo migambi yabo ikabifasha ubusa. Bari bazi ko urubyaro rwawe rutazigera rutera intambwe, ariko Uwiteka arambwiye ngo bazabaho, baziga kandi bazaminuza bitewe n'uko imigambi yabo igiye gupfuza. Baricara barabitegereza, baravuga ngo nyamara aba bagabo nta handi twabashakishiriza usibye ku Mana yabo. Nitubashakishiriza ku Mana yabo tuzabafata mpiri. Batangira kurema ibigirwamana bitewe n'uko bari bazi yuko nta kigirwamana bazigera baramya. Yesu nashimwe. Ikigirwamana Haleluya. Amen. Baravuga ngo reka tubashakishirize mu Mana yabo. Niyo mpamvu mubwiye ngo nimba Imana ivuze ngo bazakubona uri muzima, nuko hari n'icyo igiye gukora mu mibereho yawe. Hari ibyo Imana igiye gukora bidasanzwe. Batereje umwuka w'ubukene mu muryango wawe, bagira ngo urarangiye urapfuye, none iki ni igihe ugiye kurya kandi uhahaga. Baricara barategura amagambo, bafite buri gahunda zabo, ariko Imana yacu ntabwo ihwema, ntabwo isinzira, nta nubwo iryama. Umunsi ku wundi birima bari kubereye maso. Perezida wacu yavuze ngo ni muryame mugire ute, muryame mugire ute, musingire. Nuko ubwe agize ute, yizeye. Natwe rero hari icyo twizeye. Icyo twizeye nuko dufite Imana y'inyamaboko. 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 Yesu nashimye. Niyo byaba byacitse gute mu buzima bwawe, iyo Mana irakurebera, kandi iyo Mana ikaguhagararaho. Iyo Mana irakurebera, kandi iyo Mana ikagutwikira. Iyo Mana irakurebera, kandi iyo Mana ikaguhagura. Niyo mpamvu Uwiteka akugarura ibyo wanyazwe. Nubishimire mirago yaguteguriye ubugingo. Ufite ubwoba bw'urupfu,
bugingo, yaguteguriye ubugingo. Nuko mbonye ijuru rifunguka, mbona abamarayika 6 n'uwa 7 baramanutse, dore baragukikije, dore bakwambaye umwambaro w'ikizinga wari wambaye, dore bakwambitse umwambaro mushya, kandi uwo mwambaro mushya dore baraguhagurukije. Dore bagutambukije hagati y'aba bagore 6 bakuryanirana inzara, bavuga ngo mbese abayeho ate, bavuga ngo mbese azimarira iki. Ariko Uwiteka arambwiye ngo araguhagazeho, aragushyigikiye, kandi dore nta kizakurwanya kigutsinde. Dore nkujije amahoro mu mutima, dore nguhaye ibitutsi nk'uko wari umaze igihe udasinzira, dore nijye uguhaye ibitutsi, dore nijye uguhaye ibitutsi. Icara ugubwe neza kuko nkujije amahoro. Baraterana b'imbaraga zabo zose, ariko mu guterana kwabo ntabwo igiterane cyabo ntacyo byafashe. Ahubwo umwami yarahindukiye arababwira ngo nimumbabarire murebe, nimumbabarire muze murebe nimba ibyo mbona ari byo namwe mwabonye. Bigaragara yuko mwibeshye ko Imana yabo abagabo, mwibeshye ko Imana yabo abagabo, mwayibeshyeho. Nanjye ndagira mubwire ngo abantu barimo baribeshya ko Imana yawe iyatumye ubaho nta n'izatuma ukomeza kubaho, iyatumye uvuka nta n'izamenya n'iherezo ryawe. Niyo mpamvu nakubwira ngo numva abantu bavuga ngo turabo kunesha, ndagira numve ijwi rivuga ngo turabo kunesha inshuro 7, ndagira numve ijwi rivuga ngo turabo kunesha. Ntabwo ndaryumva rivuga ngo turabo kunesha, 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 turabo kunesha. Ariko bamaze kubajugunya mu muriro, umwami amaze kubabwira ngo nimurebe, nimubitegereze, nyamara harimo umuntu udasanzwe. Arangije arababwira ngo bagabo b'Imana ishobora byose, bya bindi byo kuvuga ngo nimutaramye Imana yanjye, ariko bahindura imvugo. Bwira mwene se ugiye guhindura imvugo, mubwire ibyo wavuze ugiye kubihindura, mubwire ibyo wavuze bigiye guhinduka. Ibyo wavuze, ibyo umwami yavuze bituma yuzura uburakari, bituma yuzura agahinda, bituma yuzura umujinya. Ariko amaze kwitegereza abonye umuntu wa 4, abona ari umuntu ufite imbaraga, abona ari umuntu udasanzwe. Arangije arababwira ngo birashoboka yuko Imana yaba abagabo yohereje marayika wayo, none yaje kubakiza. None bagabo b'Imana isumba byose, bagabo b'Imana isumba byose, nimusohoke, nimusohoke, bagabo b'Imana isumba byose, nimusohoke. Sohoke bagabo b'Imana isumba byose. Yani magambo impamvu bazabona uri muzima nuko bazasobanukirwa Imana uri gukorera iyo ariyo. Imana iri gukorera igiye kwihesha icyubahiro, Imana iri gukorera igiye gutuma utera intambwe. Bwa bukene wari ufite reka bugiye kuvaho, bwa bukene wari ufite mu rugo rwawe bugiye kuvaho, bitewe n'uko bari bazi yuko uricwa n'inzara. Ariko bagiye kubona uzamukanye agafuko ka kawunga, bagiye kubona uzamukanye agafuko k'umuceri, bagiye kubona uzamukanye akabido k'amavuta. Nibarangiza bavuge ngo kanaka yabaye umuzungu. Nubwo bwose uri igikara, Imana igiye guhindura izina ku gasozi, kuko bagiye kugusobanukirwa, bagiye kugusobanukirwa. Imana yawe ije gukora, Imana yawe iracyari ku kazi. Ndagira mubwire ngo Imana yawe iri gukorera n'uyu munsi, Imana yawe iri gukora. Bwira mwese umunyeganyezo bwe
babuze amahoro ku bwawe, batazi uko bwawe hari Imana iri mu kazi. Barangije barabitegereza, barababwira abagabo b'Imana isumba byose, nimusohoke. Mu gahinda ufite sohokamo, mu bibazo ufite sohokamo, umuriro bakije iwawe usohokemo, kuko uyu ni umwanya Imana imanukiye kugusohora kugira ngo bakubone utambuka, kugira bakubone uri muzima. Bya birozi byaguzwe menshi, reka mubwire ngo Imana yabitesheje agaciro. Ntabwo uriho kubw'umuntu, uranyumva neza? Ntabwo uriho kubw'umuntu, kuko ndakubona baragushyinguye, ariko na n'isaha uracyatambuka, na n'isaha uracyagenda. Igihe wowe kikureba mu rimbi, ariko ndakumbuka Imana aravuze ngo arakuzuye bundi bushya, aguhaye imbaraga bundi bushya, aguhaye ururimi bundi bushya, aguhaye ubuzima bundi bushya. Ariko dore Uwiteka aguhagaritse ku kanunga k'umusozi. Haguruka ushikame usenge, haguruka ushikame uvuge Imana mu kanwa kawe, haguruka uvuge gukomera k'Uwiteka Imana, kuko dore imva abamarayika batatu dore batangiye kuyisiba, batangiye kuyisiba, batangiye kuyisiba, batangiye kuyisiba, batangiye kuyisiba. 220 batanze ku buzima bwawe, dore bipfuye ubusa, basubiye inyuma bikoreye amaboko, basubiye inyuma bikoreye amaboko, baraguhora ibyo udafite. Ariko dore n'Uwiteka wagushyize hejuru, kandi n'Uwiteka ukiguhishe araguhishe. Ndabona aguhishe, urahishwe. Twazamuye ibiganza. Kristo utangiza umurimo ukanawusoza. Abana bawe data bahagararanye nanjye ku gicaniro kugira ngo twubake ubwami bwawe. Wahishuye kandi uranakaze. Ibi biganza bizamuriwe ku gicaniro byatuyeho umugisha w'amazana amazi. Ibyo bakora byose bigende byakira umugisha wawe. Baguhamagare mu bicuku by'ijoro, ubumve, ubatabare, ubarengere byihuse, kugira bamenye yuko wahagararanye nabo ku gicaniro bubaka igicaniro cyawe. Iki ni igicaniro cyubatswe nawe kugira ngo databuja kuri aka gasozi ntibazigere bakorwa n'isoni. Mu izina rya Kristo Yesu, abatambyi turi ku musozi, abaririmbyi turi ku musozi, abadiyakoni turi ku musozi, abanyamasengesho turi ku musozi. Nta kindi cyaduteranyije ari ukurira umurimo wawe Kristo. Reka rero databuja mwiza, buri muntu wese ava kuri iki gicaniro agere wasanga imiryango yafungutse, impfunda zikuraho ku buzima bwabo. Batangaza ubuzima, nkanurira ubuzima bwabo kubaho, nkanurira ubuzima bwabo kwemerwa, nkanurira ubuzima bwabo gushyirwa hejuru. Imirimo y'amaboko yabo ntizigere yakira igihombo, ahubwo izakira ubutsinzi, izakira inyungu zidasanzwe, kugira ngo itorero rizagaragara ku gasongero k'umusozi nk'uko wabibishuriye data. Ahangaha haparikwa amamoto, ahangaha haparikwa amagare, ahangaha haparikwa amamodoka. Ibyo byose ni wowe bibateguriye, kandi ukaba bisoje vuba kubwo kwihesha icyubahiro. Ndagushimiye kuko mbise gusenga kwanjye, kandi ndagushimiye uko ukoze. Ni mu izina rya Kristo Yesu bisabye nisengeye. Amen. Mwakomeye Imana yacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.